Yesu ari byose nzacuruza gusa ngakuko Yesu ari byose nzacuruza guhanurira umumama w'iyo hepfo mu Butenga. Yego nuvuga izina ntago ndi bumuvuga. Yego ndambwira nti umvuka Imana imbwiye. ndambwira nti Imana igukuye muri ryo kodurimo. Haleluya. Amen. Hadaciye icyumweru yarambwiye ngo yabonye umuterankunga. ndavuga mubwira ni si uwo muterankunga wabonye nuwahe. Ati yambwiye ngo agomba kunyubakira inzu nkayijyamo nanjye nkava mu bukode. Haleluya. ndavuga nti Imana ihabwe icubahiro. Isa naramusengeye nawe. Waramusengeye? Yego. We muri kumwe muri no kuri YouTube vuga uko byari byagenze. Twaragiye aravuga ati Porome pe nakubesha. Cyaki irakanzu y'ibihumbi 30. Yego. None se Kararisa kushaka iyo kanzu y'ibihumbi 30 ufite amafaranga. Arambwira ati Porome nubwo ndi kuvuga ndayishaka ariko nta mafaranga mfite. Yego. Haleluya. Amen. Navuze ni rero Kararisa nta kindi kintu twakora usibye gusenga. Nuko ukamba ngo usengere iyo kanzu. Yego. Ndizera yuko uri buze kuyibona. Naramusengeye ndamusengera ambwira nti Imana irambwiye n'ukuri iyo kanzu irayiguhaye. Amen. Hadaciye icyumweru Kararisa yaramamagara ambwira ati Porome urabizi nagiye kugura ikanzu mu mujyi. Nisi iyo kanzu agiye kuya amafaranga yakuye ngo waransengeye ngo none nabonye amafaranga ngo nagiye kuyigura. Yego abaguhanuriye inkweto zirasohora nawe muhanurira ikanzu irasohora sibyo? Yego. Bivuga ngo nundi muntu wabahamagara mwamuhanurira. Ko bimeze. Hari icyo bitwaye? Ntacyo pe. Yego. Ugiye gutanga nimero ya Promesse. Yego. Kugira ngo uzumva ashaka ko wamuhanurira. Azaguhamagare umuhanurire. Karibu rwose. Yego nimero 072 Yego. 58 28 42 Yego. Yego. Clarisse nawe muhe mikoro gango nawe tubwiriye. Yego murakoze. Nimero yanjye ni 072 18 13 685. Subiramo neza araho byari bigusobye. 072 Yego. 18 13 685. Yego. Yes, gakamasuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abe muhanga mu Kinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro ni bane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimira wakanze subscribe kadushigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Imana Concorde nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba nagiye ajya kureba abakozi b'Imana imbere ya kamera rwose ndi kumwe n'abakobwa beza pe. Muri beza? Muri beza cyane. Ikiruta byose kuba muri beza nuko amavuta y'Uwiteka agize ute abariho. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe nande? Nande? Waje neza Promesse. Yego turi kumwe n'uwaje neza Promesse n'Uwimana impaye Uwimpaye Clarisse. Yego aba bose nabakozi b'Imana nabahanuzi noneho ikirenze icyo bahuriyeho bose bafite imyaka 19. Yego ufite mikoro witwa Clarisse abanza dusengere. Uruwiteka ni ryo zina ryawe uri data ntabwo uri data wacu izina ryawe nirihimbazwe. Waturinze tutarabo kurindwa izina ryawe nirishimwe. Mana twageze hano hantu suko turi neza ahubwo nimbabazi zawe n'ubuntu tugirira izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho dore tugiye kumva ijambo ryawe ntirica mu gutwi ngo ringukire mu kundi ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Mana turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe kugira ngo utugirire neza. Mana ndaguhamagaye waravuze ngo ntabwo uzaduta kandi ntabwo uzadutererana. Urongera uratubwira ngo ntabwo waduteza rubanda. Elesta ya kiremeni do sanse lelevo kiremeni do tayi. Mana ngenda guhamagaye kugira ngo uze wivange mu byacu kugira ngo utugirire neza kugira ngo uduhe imbaraga n'amavuta. Mana ndaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe. Elesta ya kiremeni do sanse. Mana ndaguhamagaye aka kanya ntunkoze isoni uyu mwanya ntuneze rubanda. Ndaguhamagaye ngo
komeza ubane nanjye, ndaguhamagaye ngo ubane natwe. Mana turaguhamagaye, wowe watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Mana twarakubonye, izina ryawe nirihimbazwe. Komeza ubane natwe, komeza utugirire neza mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Namugiye kuzura umwuka we. nuko byari bigenze. Murangije murabiku. Ntago mwabikuze. Yego. Clarisse watangiye guhanura ryari? Natangiye guhanura Uvuge kwegereza mikoro. natangiye guhanura mfite imyaka 14. 14. Uzi umwana w'imyaka 14 ukuntu aba ari muto? Aba ari muto ariko nari mfite umwuka wifuye, nifite mbese nari ndimo Imana. Naho ubu yaragiye. Ubu ndakaze cyane. Ubu ndakaze cyane. Ugereranyije icyo gihe ku myaka 14 n'ubu ufite imyaka 19. Ubu yuhuje ibyo bihe wumva bimeze bite? Numva bimeze neza. Aho wumva ufite amavuta menshi se ni byari? Aho numva afite amavuta menshi. Kuko n'umuririmbyi aririmbye aravuga ngo nzacuruza gusenga ngo nunguke kunyurwa. Ngo kuko Yesu ari byose, ngo nzacuruza gusenga. Wagatera ko gakorasi. Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga, ibishimbo birahombya. Nzacuruza gusenga, n'ibigori birahombya. Nzacuruza gusenga, na butike irahombya. Nzacuruza gusenga, ngo nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Haleluya. Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza ngaza butike zirahomba. Nzacuruza ngana imodoka iragonga. Senga nukuri n'indege irashya. Nzacuruza ikiwe. Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. ngana kazi umuntu arakabura. Nzacuruza gusenga, kubera gusenga kabaho. Nzacuruza gusenga. Nzacuruza ikiwe. Nzacuruza gusenga nunguke kunyurwa, kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Kuko Yesu ari byose. Nzacuruza. Kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Kuko Yesu ari byose. Nzacuruza gusenga. Nzacuruza gusenga. Nukuri Yesu ni byose, ntacyo twamubura. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha guke. Yego, Imana imbabarire. Hari abantu bajya bambwira ngo njya ntuma ngo batumirwa ngo batavuga ngo nkuzura, nyine ngo nkuzuzwa cyane, ariko niko nibereye. Ni ukuri Imana ishimwe. Kandi ibiganiro tuba turi gukora ni iby'isana mitima, kandi njye ntabwo nzajya gusana umutima wawe wari kumva icyo kiganiro. Njye ubwanjye ukirimo, njye ukiyoboye, ntabanje kwisana. Sibyo ratakarari? Uragomba kubanza yagira rata ku myaka 14, ubu ku 19 uracyahanura. Gati usubije amaso inyuma, ni ryari wibuka ubuhanuzi wahanuye ukavuga uti Mana, ni ukuri nanjye kuba ubuhanuzi busohoye ndagushimye, kuko naye nabuhanuye numva ndatinye, ariko bwasohoye nanjye nemeye ko ari wowe unkoresha. Urabyibuka? Yego, amen. Amen. Haleluya. Amen. Udusubije amaso inyuma, twibutse ibyo wadukoreye Mana we. Dusubije amaso yacu inyuma, twibutse ibyo wadukoreye Mana. Akira ishimwe, twararwaye uradukiza Mana we. Tubuze ibyo kurya waratugaburiye Mana we. Mu butayu waduhaye amazi. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. 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 Ngewe nasengeye umwana wari urwaye cyane, yararwariye i Kigali. Amen. Haleluya.
noneho nta mwuka yari afite nyine bamwongeraga mu mwuka. Haleluya. Ariko nshimye Imana yuko yakize. Ejo bundi baranyakorera bati umwana yarakize, Imana nishimye. Haleluya. Sengera n'undi musore ndambwira ati Imana iguhaye inzu y'umugisha. Haleluya. Imana nishimwe. Imana iguhaye umwuka uregwa ati Uwiteka ompaye umwuka ndakwinginze ngumena amavuta karumena igikundiro. Amina. Haleluya. Icyo wakora cyose nta gikundiro ufite ni zero. Haleluya. Noneho umusore aranyakura ikibanza arakibonye, afite inzu nziza atuye i Musanze. Haleluya. Mbese ni byinshi cyane pe, ni byinshi cyane. Baranyakura ati Kararisa uri umukobwa umva uzi Imana cyane, nanjye nkabwe nanjye Imana yangira icyizere, nanjye si ubwanjye. Amen. Imana ishimwe. Yego. Ntera promesse mikoro nawe atagira ngo twamwibagi. Prome watangiye guhanura ryari? Natangiye guhanura afite imyaka 15. Ubu ufite 19. Yego. Uvuga ngo mwese ni umwaka umwe mu mwabisagije gutangira, umwe ni ku 14 undi ku 15. Yego. Yego, ni ryari wigeze uhanura ubuhanuzi ukavuga uti Imana nanjye ndemeye kuko ni wowe unkoresha? Yego. Nigeze guhanurira umumama wiriyo hepfo mu Butenga. Yego. Ntuvuge izina rye. Ntabwo ndi bumuvuga. Yego. Ndambwira nti umvuka Imana imbwiye. Ndambwira nti Imana igukuye muri ryo kodurimo. Haleluya. Amen. Hadaciye icyumweru yarambwiye ngo yabonye umuterankunga. Ndavuga mubwira ni si uwo muterankunga wabonye nuwahe? Ati yambwiye ngo agomba kunyubakira inzu nkayijyamo nanjye nkava mu bukode. Haleluya. Ndambwira nti Imana ihabwe icubahiro. Nukuri. Ubungu ari mu nzu ye, ari muri ziranzu nyine bari kubakira abandi, nawe yavuye mu ikodi zisaha. Yego. Yego. Uwo numwe undi wibuka? Undi nibuka nigeze gusengera umwana. Mama we yarampamagaye ngo ningende musengere, arwaye cyane pe, arembye cyane. Ndavuga nti Imana barampamagaye njya kumusengera ari kumpa imbaraga akira. Yego. Iyo umuntu agwaye icyizere nawe wiyambaza iki? Imana. Nukuri. Yego. Niyambaje Imana yaranyumvishije, nagiye gusengera uwo mwana ndamusengera arakira, mama waza kunshimira. Yego. Mwana ishimwe. Wigeze usengana na Kararisa? Kararisa naramusengeye nawe. Waramusengeye? Yego. We muri kumwe muri no kuri YouTube vuga uko byari byagenda. Twaragiye aravuga ati Porome pe nakubeshe. Cyaki irakanzu y'ibihumbi 30. Yego. None se Kararisa kushaka iyo kanzu y'ibihumbi 30 ufite amafaranga? Arambwira ati Porome nubwo ndi kuvuga ndayishaka ariko nta mafaranga mfite. Yego. Haleluya. Amen. Navuze ni rero Kararisa nta kindi kintu twakora usibye gusenga. Nuko ukamba ngo usengere iyo kanzu. Yego. Ndizera yuko uri buze kuyibona. Naramusengeye ndamusengera ambwira nti Imana irambwiye n'ukuri iyo kanzu irayiguhaye. Amen. Hadaciye icyumweru Kararisa yarampamagara arambwira ati Porome urabizi nagiye kugura ikanzu mu mujyi. Nisi iyo kanzu agiye kuya amafaranga yakuye ngo waransengeye ngo none nabonye amafaranga ngo nagiye kuyigura. Imana nihabwe icubahiro. Amen. Kare niyo wambaye? Oya ntagariye. Iyo ni yangahe? Iyigura 17. Iyo ni 12. Iyo yari ya 30. Ni ya 30 ni kanzu nziza rwose. Kabisa. Yego. None se mbwira nyine wagize icyo cyifuzo sibyo ubwira mugenzi wawe ngo gufashe gusenga nawe arangije aravuga ati Imana imbwiye ko iyo kanzu izaboneka koko nibyo byagenze. Yewe naramubwiye nti nshaka ikanzu ya 30. Aravuga ati ikintu ntagufa no gusenga. Yego ko ntayo afite ngo yaguze. Ntayo yarafite. Noneho turafata tujya gusenga mu butayu muri Rusagara. Yego. Turi babiri. Tugezemo turasenga umuhanuzi araduhamagara tubwira ngo hari umuntu ugiye kuzaho muri Rusagara. Yego. Ariko ndi Imana ibambise imbaraga. Amen. Turasenga saa 8. Twaramubonye ariko Imana yaraturengeye. Amen. Amen. Iyo kanzu yari kuvuga yarayimpanuriye narayibonye. Ntaco nayishinje. Nasi 30 babikuye hemwe. Yego abaguhanuriye inkweto zirasohora nawe muhanurira ikanzu irasohora sibyo? Yego. Bivuga ngo nundi muntu wabahamagara mwamuhanurira. Ko bimeze. Hari icyo bitwaye? Ntacyo pe. Yego. Ugiye gutanga nimero ya Promesse. Yego.
kugira ngo uzumva ashaka ko wamuhanurira azaguhamagare umuhanurire. karibu rwose. Yego, nimero 072 Yego. 58 28 42 Yego. Yego. Clarisse nawe muhe mikoro gango nawe tubwiriye. Yego murakoze. Nimero yanjye ni 072 18 13 685. Subiramo neza araho byari bigusobye. 072 Yego. 18 13 685. Yego. Kandi uzi icyo ugiye gukora? Ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Yego, ni karibu. Yego. Yobu ibice 22 umurongo wa 2 haravuga hati ngende gake. Uri polisi se uranyandikira umuvuduko? Erega nkimagaze kuri kamera. Ngombwa nkubwiye nigarukira aha nawe unyumve. Ubu niwe muyobozi umwanya w'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ngomba kugenda gake cyangwa nkagenda cyane bitewe nuko umbwiye. Urumva? Kangende gake sibyo? Sibyo uvuze kugenda gake? Elifazi amura. None se buryo? Kadabishobora. Elifazi amuhamya ko icyaha si Yobu ibice 22 se? Murongo wa 2. Nahereye ku mutwe w'amagambo. Elifazi amuhamya ko icyaha ari cyo cyamuteye ibyago. Umurongo wa 2. Maze umuntu mbese umuntu yabasha kugira icyo amarira Imana? Haleluya. Amen. Ngo mbese umuntu yabasha kugira ngo icyo agirira Imana? Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Amen. Icyo wayigira ni ukuyishima. Amina, haleluya. Kandi Imana yo iyo uyishimye, haleluya, Amen. kavuga ati Uwiteka ndagushimye. Ubundi ibiryo by'Imana ni amashimwe. Komeza. Nukuri umunyabwenge agira icyo yimarira ubwe. Mbese ishobora byose inezezwa nuko uri umukiranutsi? Haleluya. Ngo mbese ngo Uwiteka, haleluya, nginezezwa yuko uri umukiranutsi. Amina, haleluya. Inezezwa yuko uri umukiranutsi, inezezwa yuko uyubaha, inezezwa n'amashimwe yo yayo. Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Amen. Cyangwa se gutunganya inzira zawe hari icyo biyunguye? Amen. Amen. Haleluya. Ngo cyangwa se gutungana inzira yawe. Amina, haleluya. Amen. Haleluya. Gutungana inzira yawe ni kwa kundi uva mu byaha ugakora iby'Imana ikubwiye. Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Nyine kwa kundi gutungana inzira yawe nuko uva mu byaha, ukava mu bujura, ukava mu businzi, ukava mu busambanyi. Amina, haleluya. Nibwo Imana izamandukira kukurengera ikavuga ati mwana wanjye bitewe n'ibintu wanyuzemo ndakurengeye, nkugiriye. Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Amen. Ubundi ibiryo by'Imana ni amashimwe. Nukuri. Yego. Icyo iguhanira ikagushyira mu rubanza nuko uyubaha. Ibibi byawe si byinshi ndetse ibicumuro byawe ntibigira urugero. Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Amen. Niba Imana iri kuvuga ngo muri uyu mwaka ije guhemba no guhana. Amina, haleluya. Igiye kunyura ku bahanuzi idosirime. Haleluya. Igiye kunyura ku banyabyaha idosirime. Amina, haleluya. Igiye kunyura ku basambanyi ikora umukwabo. Igiye no kunyura ku bahanuzi. Amina, haleluya. Haleluya. Mugira uko mwagenda kuwiteka kuko Imana ije guhemba no guhana. Bibiliya Imana iri kugikomeza kuvuga ati muri uyu mwaka nje guhemba no guhana. Cyane cyane ngiye kunyura ku bahanuzi. Bahanuzi mumenye ubwenge. Amina, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuko wajyanye ingwate zabo muva indimwe ku busa kandi uwambaye ubusa wamwimye umwambaro. Haleluya. Amen. Ngo mujye mukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Haleluya. Mugenzi wawe nta kintu afite cyo kurya, ufite ibyo kurya, agiye kuburara kandi uzi neza yuko ufite ibyo kurya. Haleluya.
amina haleluya. Basi niba ufite ibiro bitatu, amina haleluya, muhi ikiro urya ibiro 2, haleluya, amen. Ngo hari umugore ngo bari gusenga, haleluya, amina haleluya. Noneho abandi bari abakire, we ari umukene, baratura baturiza 5, aguze igiceri cy'ijana barakimwima ngaje gutura, haleluya, amina haleluya. Noneho uwo mugore sinzi wamuhaye ibiceri 200 aje gutura, haleluya. Noneho araririmba ngo agafuka nyuma n'utuvuda two mu mperezo zazo, haleluya, ngo gatuma ukora imirimo yagikomeye. Ngo wa mugore watuye ibiceri 2, ngo abamubonye bose baramugaya, ngo ariko Yesu waramushima, haleluya, amina haleluya. Icyo utanze ufite neza, haleluya, ukagitangisha umutima wawe ntacyo witayeho, Imana irurukaga ikabana nawe, haleluya. Watanga 100, watanga ibyo 100 ukabitanga mu mutima wawe utari ushaka kugira ngo uyamuhe, ariko ngo wa mugore watuye ibiceri 2 barabakire bose baramubonye baramugaya, ngo ariko Yesu waramushima, haleluya. Naho washimwa n'Uwiteka, ariko abana abantu bakakwanga, haleluya, amina haleluya. Cyambere n'ugusenga, kubaha Imana. Ngo wa mugore watuye ibiceri 2, ngo abamubonye bose baramugaya, ngo ariko Yesu waramushima, haleluya, amen, amen. Ntiwahaye indushya amazi yo kunywa, kandi umushonji wamwimye ibyo kurya, haleluya. Ariko ukomeye we yagiraga igihugu, kandi uwubahwaga niwe wakibagamo. Abapfakazi wabagenzaga ubusa, n'amaboko y'imfubyi akavunagurwa. Nicyo gituma imitego ikugose n'ibiteye ubwoba bigutunguye biguhagaritse umutima, haleluya, amen. Nibyo nahoze ndi kuvuga ngo wa mugore watuye ibiceri 2, haleluya, amen. Ngo abamubonye baramugaya, ngo ariko Yesu waramushima. Ngo agafuka nyuma n'ibya biceri 2 yatuye, ngo agafuka nyuma ni imperezo, haleluya, ngo zituma akora imirimo yayikomeye, haleluya. Twongera dusome umurongo umwe gusa, yego. Yego, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, haleluya, nanone iracyaturokora, amina haleluya, amen. Buri wese nafate umugenzi we mu kiganza, yego, muhanurire mu izina rya Yesu, amen. Ngo yaturokoye urupfu rutunguranye, haleluya, amen. Ngo yaturokoye urupfu rutunguranye. Abanyamasengesho twararenganye, gute twarenganye, haleluya. Ubu se abagabo 2 baje gusenga, baje kugusenga uri pasiteri, kandi nawe unsubize, haleluya. Baje gusenga uri pasiteri, umwaje azanye icyifuzo cyo kuvuga ngo ngiye mfite umwana urwaye, haleluya, undi afite icyifuzo cyo kuvuga ngo amasanduku yanjye yabuze umuguzi kugira ngo abana banje babeho, haleluya, amina haleluya. Mbabarira wabasengera uko babwira ngo iki? Nasenga ndi kuvuga nti wowe w'amasanduku ubura umukiriya mu izina rya Yesu, haleluya, mubwire n'ikindi. None se nabura umukiriya, abana bakabura icyo kurya, bo bagapfa, azashakira ahandi hataraba. Nibyo ndi kuvuga, abanyamasengesho bararenganye, haleluya. None simba bari umbwire wasengera ndi. Umupapa azanye icyifuzo ngo umwana wanjye ararwaye, ndashaka kakira. Undi ati mfite amasanduku ndashaka kugira ngo umuntu apfe basi, kandi uwo muntu apfa araturuka kuri uwo mugabo, haleluya, amen, amina haleluya. Wasengera ndi? Ntasengera uwo ukugira ngo umwana akire, uw'amasanduku akazajya gukora ikiyede. Yego, murakoze cyane. Yego, murakoze. Ijambo ranifite nk'iryo, Imana iduhana umugisha kandi ndabakunda cyane. Yego, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora, amen. Imana ishimwe. Ushatse twasoreza, bitwaye iki se? Prome dusenge. Hadusenge mu izina rya Yesu, amen. Uri nyakubahwa, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe, watuninze Nyiringabo Imana, izina ryawe nirishimwe.
turarangije nyiringa Imana gendana na buri mwe wese ubane nawe izina ryawe nirishimwe ijambo twizere kandi rice mu gutwi ngo ringukire mukundi ahubwo ishinga imizi mu mitima yacu tuzajya turyibukaho rukomeye riduhumurize kugira izina ryawe nirihabwa icubahiro sengeye n'abataryumvishije nyiringa Imana n'ahantu bari bageraho barisoma n'abari bafashe izina ryawe nirishimwe meze kubana nakwe kandi utugire neza ni mu izina rya Yesu amen.